Yesu ashimwe bene data, nshuti za Prayer and Face TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaho umugisha aho muri hose, abari mu Rwanda, abari mu East Africa, abari muri Africa, abari mu bihugu by'i Burayi, hirya no hino ku isi, ndabashuhuje. Imana senga komeze kubana no kubagirira neza. Numwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko munyemerere mbanze senga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, wa Mana we tugushima. Uri Imana yabanye na buri umwe wese, kandi ukomeza kubagirira neza bene data hirya no hino aho bari ku isi. Kubw'ubuntu bwawe no kugira neza kwawe, wa Mana warakoze. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe wera wa Isirayeli. Reka mwami abari we ntabarije, amagambo yose nza kuvugira kuri televiziyo abavuye ku Uwiteka Imana yanjye. Reka Mwuka wera yiruke kubana nanjye kuri buri kintu cyose ndibuvuge, kandi mwami Imana muri jambo mvuga ryose ribe ari ijambo ryurutse umutima, ribe ari ijambo rifasha, ribe ari ijambo ribohora, ribe ari ijambo ryawe n'ukuri Uwiteka mwami Imana. Umubere nyagasani umukozi, nawe unkoreshe nk'Imana yanjye. Reka mwami mwiza utwemerere muri aka kanya, Mwuka wera amanuke anyobore muri buri kimwe cyose ndibuvugira aha hantu, kugira ngo Uwiteka mwami Imana yanjye ijambo ryose ndibuvugira aha hantu ribashe kugira uwo rifasha. Mana yanjye buri muntu wese uri buryumve rimubohore, rimubere ijambo ry'igisubizo, rimubere ijambo rimufasha, rimubere ijambo rimuvana ahantu rimushyira ahandi kubwo kugira neza kwawe, wa Mana we. Urakoze kubwo kugira neza, kandi uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu twizeye, amen. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi mfite ku mutima, Imana yashyize ku mutima. Tugiye kuganira ku Mana ihindura amateka. Haleluya. Dufite Imana ihindura amateka, itagendeye ku mashuri, itagendeye ku miryango uvukamo, itagendeye ku bushobozi runaka, igahindura amateka, kandi amateka agahinduka rwose. Haleluya. Imana yacu ihindura amateka. Imana ishimwe. Hari ukuntu abantu babona umuntu bagasanga rwose ntako bizajya bigenda, bagasanga bakabara imibare, bakareba ukuntu bimeze, bagasanga rwose ibyo byararangiye, bagasanga nta n'ikintu na kimwe cy'ingirakamaro uwo muntu yagira. Imana yacu ishimwe. Ariko bakanamwibagirwa rwose, no mu miryango bakamwigizayo. Hari n'igihe kigera rwose ugasanga mu muryango niho habaye ubukwe, ugasanga kanaka ntabwo birwa bamumenyesha kuko nta kintu yabamarira, nta n'icyo yakora. Haba habaye ibyago ntibamubikire, nyine uri ahantu hagoye cyane. Ariko ndashima Imana yuko ijya ivana umuntu ahantu ikamushyira ahandi hantu. Haleluya. Umuntu wari waribagiranye, umuntu abantu bari baratashe agaciro ke batakikabona, umuntu imiryango yavuyeho rwose itakimufitiye na gahunda, bene uwo muntu Imana ikamwibuka kuko ibimiuzi n'ukuntu aba yaravutse yaramuremye, ikagira icyo ikora nk'Imana. Izina ry'Uwiteka rikomeze guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Naye magambo tugiye kuganiraho ku Mana ihindura amateka kandi agahinduka. Haleluya. Rero munyemerere ngiye kuganira ku bagabo babiri gusa. Tugiye gusoma amateka y'abagabo babiri bahindura Uwiteka yahindura amateka, tubavugeho. Abandi turagenda tubavugaho, tutagombye gusoma Bibiliya, tubavugaho gusa ku mateka yabo gakeya. Imana yacu ishimwe. Munyemerere rero tujye mu ijambo muri aka kanya, dusome ijambo ry'Imana twumve. Ngiye kuvuga ku bagabo babiri. Ngiye kuvuga ku mugabo witwa Dawidi, turongera tuganire ku mugabo witwa Yefute w'Umunyegaleyadi. Haleluya. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Samweli ibice 16, duhere ku murongo wa mbere, niturangiza turaza gusimbuka tugere ku murongo wa 7 tuhasoma, twumve ayo mateka y'uwo mugabo ukuntu yahindutse tuyavugeho. Haleluya. Twongere tusimbuke tujye mu Bacamanza 11, tuvuge ku mugabo witwa Yefute w'Umunyegaleyadi. Izina ry'Uwiteka Imana rikomeze guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Samweli, umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abo mwami. Ibice 16 bya Samweli wa mbere uhereye ku murongo wa mbere. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kurira Sawuli kandi
nanze kwaba umwami wa Isirayeli. Kabazo, uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesaya w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Haleluya. Tujye ku murongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba umutima. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Wa 8, Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Haleluya. Maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. 11. Samweli abaza Yesayi ati, haleluya, abana be bose naba? Abana be bose naba? Aramusubiza ati, nyine abaributse. Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Mu yandi magambo we nuwo mu ntama, n'uyo ngiyo nyine, nta nubwo ibingibi rwose bimureba, ko niko se yamurebaga, ariko Imana siko yarebaga. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya atarazi. Habayeho itegeko noneho ryikubagaho ko no kurya ntawongera kurya atari yahagera, inzara iri bwica abantu, ariko ntawe uri bukore ku muntu. Iyi Mana yibutse umuntu kandi igiye kumuhindura amateka. Hari ibintu bijya bihagarara, hari ibinyeganyega, hari ibintu bijya bimera ukuntu, abantu ntibarya, abantu ntibanywa. Haleluya. Umurongo wa 13, nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. 13. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Ijambo cyane riranezeza cyane. Akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Yesu ashimwe cyane. Munyemere nanone tujye ku Bacamanza ibice 11 uhereye ku murongo wa 1. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yefuta atoranyirizwa kuba umucamanza wabo. Murongo wa 1, nuko Yefuta w'umunyegaliyadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi kiyongereyeho yari umwana wa Marayi. Kandi Giliyadi niwe bamubyaranye, ariko umugore wa Giliyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefuta ateranya abahungu b'inguguzi bakajya batera abandi. Kane, hahise iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Giliyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu tubone uko turwanya Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Giliyadi ati, mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gituma muza kunshaka ubu, kuko mubabaye? Akabazo. Wa 8, nuko abakuru b'i Giliyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye i Giliyadi bose. Murongo wa 9, Yefuta arababaza ati, nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Arongera arababaza. Murongo wa 10, baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu
nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta ahera ko ajyana n'abo bakuru b'i Gileyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Amen. Imana yacu ishimwe. Reka tuganire kuri aya magambo. Yesu ashimwe cyane. Dawidi, icyambere twasomye muri Bibiliya, twasanze Dawidi, haleluya, Dawidi Imana yarebye mu bana ba Yesayi isanga hari umuntu ngo ufite umutima nk'uwayo yakwigirira umwami wa Isirayeli, koko yari imaze kubona ko Sawuli atabasha kuba umwami wa Isirayeli. Umuhanuzi wayo Samweli, haleluya. Ariko ndavuga Imana ivana ahantu igashyira ahandi. Dawidi ise yamubonaga nk'ugomba kuba mu ntama akaba umushumbi iyo ngiyo, ariko ikindi cyiyongere naho ngaho bari baranamwibagiwe. Dawidi yari yaribagiranye, kuko Bibiliya yatubwiye ngo amurika abahungu be 7 bose, kugeza igihe umuhanuzi w'Imana, kuko azi ko Imana itibeshya, amubaza ngo mbese wa mugabo we, haleluya, ese abana bawe bose ni abangaba? Mu yandi magambo wenda ashaka kuvuga ati ntawe waba wenda warabyaye hanze, ku cyo gihe byari byemerewe kugira ishoreke, kubyara ku bandi bagore, muri icyo gihe byari byemewe. Nko gushaka kumubwira se wagerageje nko kwibuka ahari ko hari ahantu waba waranyuze, ibyo Bibiliya ntabwo yabyanditse. Ukagerageje gushakisha niba hari umwana warigeze kubyara ahantu, yuko Imana itibeshya kandi yanyohereje hano hantu. Nuko umugabo yahise yibuka ngo yo hari akandi gahungu k'agahererezi, ariko ko kariyo ngiyo mu ntama, wenda wanakihorera. Ise ntacyo yamubonagamo. Ndagira nkubwire ngo umuryango ushobora kuba nta kintu kubonamo, inshuti ntacyo zikubonamo, abavandimwe barakubona nk'udafite umumaro, ariko hari icyo Imana ikuziho, hari icyo Imana ikuziho. Yakuremye izi mpamvu, yakuremye izubasha buri muri w'abantu batazi. Imana yacu ishimwe. Dawidi Imana yamuraga nk'uwabo umwami agakiza igihugu cya Isirayeli. Ise yamubonaga nk'ugomba kuba mu ntama, abavandimwe bamubonaga nk'ugomba kwigizwayo. Ndibaza niba bataramwibukaga mu bana bose yamuritse, ese ubwo hari kimugemurira? Haleluya. Ariko Dawidi ngo akaguma muri izo ntama, akaziragira neza. Imana iramwitegereza ukuntu aragira intama neza nta gasigane, iramureba ukuntu acuranga, imureba ukuntu asenga, imureba ukuntu ayegera yubaha. Imana irangije isanga umutima we akwiriye ku umwami wa Isirayeli. Icyambere, ntiyari afite umutima wo gusigana, ntiyari afite umutima uvuga ngo banjyanye ahangaha banyigizayo. Yowe yari azi umugambi w'Imana kuri waremera yigira, ariko ashaka Uwiteka, bimwegereza Uwiteka. Reka bakwigizeyo, aho bakwigiza hirya aho ngaho uraza kwegera Imana, uyegere cyane. Aho uraza kugana n'Uwiteka Imana. Imana iraza gufata umugambi wo gushyira ahandi hantu. Imana irakuvana no gushyira mu rundi rwego ahandi hantu hirya yaho. Haleluya. Ndavuga Imana ihindura amateka. Imana yacu ishimwe. Dawidi, haleluya, hari ukuntu abantu bakubona, hari n'ukuntu Imana ikubona. Abantu ko bakubona si Uwiteka kubona. Ujya kuza kuri iyi si, Imana yari ifite umugambi kuri wewe, yari ifite icyo uzaba cyo, ikizi ifite nawe izemera kunyura. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ikindi kandi ntuzirwaneho, ntuzashake kwisobanura mu gihe uri ahantu utaremerwa, ngo ushake no kuvuga ubushobozi bukurimo. Ahubwo shaka Imana ikwemeza abantu. Shaka Imana. Imana numara kuyibona izemeza abantu, kuko ifite uko izabemeza. Hari aho izagushyira nta muntu uzagushyira. Imana izakuvana gushyira ahandi. Hari Imana ihindura amateka. Imana yacu ishimwe. Dawidi mwene Yesayi, haleluya, Imana iramwibuka baramwibagiwe. Imana itanga amabwiriza ko nta n'ugomba kurya ataraza. Kurya birahagarara, ko Imana yibutse umugaragu wanyu. Shaka Imana cyane, we kwisobanura imbere y'abantu, we gushaka ubuyobozi, we gushaka gukomera, we shaka Imana. Haleluya. Dawidi ntabwo birivuga ukuntu yihereranye n'Imana nuko yashatse muri icyo gihe, n'umwete yabishyizeho. Ariko twege tubibona ahantu Imana akora ku mutima w'Imana. Imana igatuma umuhanuzi ngo genda ujye kwa Yesayi, niboneye umuhungu ufite umutima nk'uwanjye kandi wawe umwami wa Isirayeli. Imana itoranya umushumba w'intama, nta mashuri yari yarize, ntiyari yaragiye gutozwa nk'abakuru be mu gisirikare, ntiyari yarigeze bimera ukundi kuntu. Imana imwivanira mu ntama, iramwimika no kuri kuwiteka. Haleluya. Icyo nkundira Imana igiye no kugira ngo ihindure amateka yawe, ifite ukuntu igusimbukisha kugira ngo bimenyekane ko ari Imana yabikoze. Ubundi iyo muragenda ajya ku nzego zikurikirana buhoro buhoro, ibyo ngibyo abantu babona ko nawe yabyishakira mu bushobozi bwe. Ariko Imana igiterura umuntu ahantu wibagiranye, ikamwicaza ku ntebe ikomeye cyane, bikamenyekana ngo hari Imana. Haleluya. Ndakwifuriza kuzazamurwa nka Dawidi. Ndakwifuriza wowe ukurikiranye
kujya imbere y'Imana ukayinezeza ku mutima wayo, ikagufatira imyanzuro yo kukwimika. Haleluya. Kuko wimitswe n'Uwiteka ntawe umwimikura. Amateka ya Dawidi niyo umunsi aravugwa. Umwami Dawidi, Imana yajyaga igena ku bantu bamukometseho bambi, ikavuga ngo kubera umugaragu wanjye Dawidi. Oh haleluya. Ibyo ndabikora, ariko mbikoreye Dawidi. Na n'uyu munsi amateka yaranditswe kubera ko Dawidi yashatse Imana. Dawidi yamenye ko ari Imana yahindura amateka ye, yamenye ko ari Imana yamwibuka yaribagiranye se, yaramwibagiwe na bene se, yamenye ko ari Imana yamuvana ahantu ikamushyira ahandi hantu. Haleluya. Kandi yarabikoze. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Hari igihe abantu bakuriramo ko ntacyo wamara pe. Imana yacu ishimwe. Hari ahantu hatoya, hari igihe isanduka y'isezerano yaraburiye mu Bafilisitiya hirya iyo ngiyo, ntabwo bijyemo cyane ho, ntabwo twahasomye. Hanyuma umugabo umwe yagiye kuyiramira atemere kuyikoraho, Imana ihita imwica. Imwishe barabireba. Aragagaho kitwaga Ebedodomu, umugabo witwaga Ebedodomu. Bararebaga bagasanga ntacyo amaze muri Isirayeli, bagasanga niyo yapfa nta gihombo, ndetse n'abavandimwe be, ndetse n'umwami Dawidi, ariko n'abantu bose babona iyi sanduku rero nta wundi muntu twajyana mu rugo rwe, ariko hari umugabo witwa Ebedodomu udafite akamaro, no mu muryango we nta kintu amaze. Tujyane kwa Ebedodomu, nimwica apfe ataza kugira n'umuntu yahitana. Babona ko Ebedodomu nta kamaro yamara, ariko Imana yishimiraga Ebedodomu mu bukene yari afite, mu gukubitika yari afite. Baramuvuye n'imiryango, barigize ku ruhande, maze bayijyana kwa Ebedodomu isanduku y'Uwiteka. Haleluya y'isezerano. Ebedodomu ayibonye ngo yimukira ku buriri bwe. Iyo umugabo nyir'urugo agiye kwimukira ku buriri bwe akabutanga, hari icyoro yubaha Imana, ava ku buriri, kandi urumva ko yari umukene ubwo yashashe hasi, ariko isanduka y'Uwiteka Imana ibijya ku buriri bwa Ebedodomu, arayimukira n'umugore. Oh haleluya. Imana inezererwa Ebedodomu. Imana yacu ishimwe. Iramunezererwa ngo abantu batangira kuzana iby'agaciro, amafaranga irabategeka, bazana amazaho, bazana ibintu mu gihe gito cyane. Ebedodomu ubukungu arakira cyane. Dawidi abibonye aravuga ati ninyirekera ahangaha umugisha wose Ebedodomu arawutwara. Amateka ya Ebedodomu arahinduka. Isanduku y'isezerano igeze kwa Ebedodomu, barangije noneho barayitera bayijyana bamaze, ariko Ebedodomu ntiyagumye nk'uko yarari. Amateka ya Ebedodomu yarahindutse, arandikwa no muri Bibiliya. Mu mutima wa Ebedodomu harimo kubaha Imana. Haleluya. Harimo gushaka Imana. Muri icyo gihe rero nkubwira kimeze gityo, iyo ukinyuramo hari igihe abantu bakuvaho, abantu bareba kubifatika. Iyo bitari byaza n'amashuri yagupfira ubusa, ngo yarize ariko byamupfanye ubusa, nta plan afite, ngo byaramucanze. Haleluya, niko bajya bavuga. Bareke bone ko byagucanze, ushaka Imana. Ushaka Imana ukiranuka, ushaka Imana ugendera mu nzira yayo neza, ubihorere wowe wica amatwi gusa, ushaka uwo mwami. Haleluya. Ushake Kristo, wowe uceceke. Amen. Aho bukera amateka arahinduka, aho bukera iyo ndwara irakira yakuzonze, aho bukera uko bimeze iwawe birahinduka rwose. Haleluya. Shaka Imana. Amen. Shaka Imana kandi uceceke. Muri gihe cyo gushaka Imana ntiwisobanura. Mu gihe cyo gushaka Imana ureka abantu bagufataho amateka, urareka abantu bakavuga ibyo bashaka, ntiwisobanura, ntiwiburana, urareka Imana ikagusobanura. Iyo Imana igusobanuye igahindura amateka yawe, barakugarukira, so bagarukira, bagatangira avuga ngo koko kanaka kageruka afite Imana. Haleluya. Amazina yanjye banyita mu Kagero Emanuel, umukozi w'Imana, ndubatse, mfite umugore n'abana. Haleluya. Ariko niyo mpamvu iyo numva ijambo ry'Imana numva afite inyota cyane, nkibagirwa no kwisobanura. Imana ishimwe. Ariko Imana ishimwe ko mbyibutse kubabwira undi. Haleluya. Itorero ni ECCR, Evangelical Covenant Church of Rwanda. Imana yacu ishimwe. Niyo nkore umurimo w'Imana. Haleluya. Reka twirukanke rero tongere tujye mu Bacamanza 11. Dusanze amateka y'umugabo, umugabo bita Yefuta w'Umunyegaleyadi. Bibiliya yatubwiye ngo Yefuta w'Umunyegaleyadi yari intwari kandi ari umunyembaraga. Uko niko Imana yamurebaga. Hepfo avuga ngo kandi niyo abantu niko baba kureba rero. Kandi yari umwana w'iki wa maraya. Abantu bakomeje kwitegereza Yefuta w'Umunyegaleyadi nk'umwana wa maraya, bakamureba mu context y'icyo kuba ikinyendaro. Imana ariko yamureba gasanga ni intwari kandi ni umunyembaraga. Haleluya. Abana b'ibikomangoma baramusuzugura, abana babyeyi banyina barakoye baramusuzugura. Bene se baramubwira ngo wowe sha rero ukuntu biteye, cyambere nyoko ntiyakowe, kindura umwana w'ikinyendaro nubwo papa atabikubwiye, none rero data arapfuye, tuve mugende kuko uri umwana wa maraya, nta mugabane nta nakantu twakurebera. Ndakubwira ngo ntujye kuburana umugabane w'iwanyu kwivuko n'ibindi byose byo ngibyo byo mu miryango. Wowe shaka Imana. Haleluya. Abantu bajya bakwima imirima yo mu gasozi, Imana ikaguha igihugu. Imana yacu ishimwe. Haleluya.
umugabo bamwimye imirima arigendera ajya gushaka Imana ngo acikira mu gihugu cyitwa Itobu, ngo aho abahungu b'inguguzi ngo kajya batera ibihugu. Imana ibigisha kurwana, yari izi neza aho izamukiriza. Imana nibona izagukiriza ku rugamba iragutoza. Imana nibona izagukiriza ku bucuruzi ukujya hano gukora ugakorera umuntu ucuruza ariko ikwigisha uko uzacuruza. Imana ifite uko igutoza mu buryo izagutabara, n'izakunyuza ahantu ikurikije uko izagutabara nuko ibizi neza uko izabikora. Icyo usabwa no kwishaka. Ariko ikinyendaro kigeze Itobu gishaka Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Umugabo ashaka Imana. Haleluya. Yefutaho umunyegaleyadi, igihugu cyitwa Itobu. Reka nkikubwire, Itobu mu buryo bw'umwuka ni ahantu ibibazo bigusunikira, abantu bakakuvaho n'imiryango. Aho ngaho ni Itobu. Aho ngaho niba uri muri iyo situation, niba uri muri ubwo buzima, uri mu gihugu cyitwa Itobu. Iyo uri Itobu ntiwiburanaho, ahubwo usenga Imana cyane, ugashakisha Uwiteka no kugira neza kw'Imana. Imana ikagusanga Itobu. Icyo gihe umugabo yamusanze yimaze kumwemera rwose, imundira umucamanza w'Abisirayeli. Imana yacu ishimwe. Ariko ibazaho ikinyendaro kiba umucamanza w'ubwoko nk'Abisirayeli. Haleluya. Ni Imana ivana igashyira handi. Wenda icyo gihe cyaranaziraga ikinyendaro, ariko Imana igizirura ibizira. Imana yacu ishimwe. Imana rimwe, Imana kandi ni kuvana handi ikagushyira handi. Imana nihindura amateka yawe, uzagira abo wibuka koko basigaye cyangwa bari muri bwa buzima, uzagira abantu wibuka. Umunsi umwe Dawidi, reka ngaruke kuri Dawidi, aranezeza cyane. Oh haleluya. Umunsi umwe Dawidi, Imana yacu ishimwe, amaze kuba umwami, yibuka ineza Yonatani yamugiriye umuhungu wa Sawuli wari umwami we yasimbuye. Abyibutse arabaza ngo mbese bene data mw'abantu mwe, nta mwana wo kwa Sawuli waba warasigaye ukiriho ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Baramubwira ngo hari akagabo kamugaye amaguru ngo kitwa Mefibosheti, ngo kari Lodebari kwa Maki. Haleluya. Kari karagiye mu bagaragu wowe, karagenda gakoye baragasuzugura, sindi wijyemo cyane. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Kari Lodebari. Wenda nawe uri Lodebari muri aka kanya. Imana yacu ishimwe. Ariko icyo gihe muri Isirayeli ntabwo byari byemewe. Ntabwo byari byemewe muri Isirayeli, mu gihugu cya Isirayeli cyaraziraga umuntu umugaye kugira ngo ajye ibwami. Ariko Imana iyo yakwibutse n'ibizira birazirurwa. Imana yacu ishimwe. Imana iyo yakwibutse n'ibizira birazirurwa. Mefibosheti mu bumuga bwe Dawidi arategeka, aravuga ngo mugende mumuzane, ngo guhera uyu munsi nzajya nsangira nawe ku meza, sinzigera njya ku meza utariho. Ibaza ariko ibyaziraga birazirurwa kubera Imana kwibuka umuntu. Mefibosheti aribukwa. Haleluya. Dawidi Imana imuhindura amateka, hari uwo yibutse, hari n'abo yibutse batanditse. Nawe Imana nihindura amateka yawe uzagira uwo wibuka. Haleluya. Uzagira ikintu wabasha gukora kugira ngo Uwiteka Imana yihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndumva ubwiza bw'Imana, nuva kugira neza kw'Imana. Haleluya. Nuko rero bene data, Yefutaho umunyegaleyadi ajya Itobu aracika, yitoza kurwana. Haleluya. Yefutaho akajya afora agahamya. Haleluya. Muri ako kanya Yesu ashimwe cyane, bimaze kumenyekana ko ikinyendaro cyo cyakiza Abisirayeli, bimaze gusobanuka yuko uretse icyo kinyendaro nta wundi muntu wabasha gukiza Abayuda. Haleluya. Bajya gushaka ikinyendaro, kandi hagenda abakuru b'Igaleyadi, ntabwo hagiye abantu basanzwe. Imana yacu ishimwe. Abakuru b'Igaleyadi nibo bagiye kugira gute? Kubwira Yefutaho ikinyendaro. Imana yigeze kuva muri Isirayeli n'ikinyendaro gikiranuka ubwoko bwa Isirayeli, abana b'ibikomangoma, abana bavutse banyina barakowe. Imana irabasigira agenda ijyana n'ikinyendaro Itobu, ibana nacyo kigisha kurwana, iragitoza rwose. Ikinyendaro kirangije kiraza. Oh haleluya. Ntabwo nitaye kuko wavutse, ntabwo nitaye ku buryo waje muri iyi si, ibyo nta ruhari wabigizemo. Nitaye yuko wita kuri iyo ngiyo yakuzanye muri ubwo buryo. Iyo yakuzanye uri ikinyendaro, niyo ugomba kumenya neza ibyayo, ukajya kwishaka uvuga ngo Mana bavuze batya, ariko dore ukuntu ngiye mbibona. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Mefibosheti Imana yaramwibutse, ariko aho yari ari byo byose yarasengaga. Imana yibuka Mefibosheti, agera ku meza ya Dawidi, meza y'umwana, umugabo wari umugaye cyane. Haleluya. Ndanezerewe ubwiza bw'Imana. Imana ihindura amateka, Imana ivana handi igashyira handi. Imana yavanye Dawidi mu ntama ikamugira umwami wa Isirayeli. Niyo Mana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho uri
haleluya. Aho muri icyo gihugu urimo ndacyita igihugu cyitwa itobo, muri uko kugeragezwa, muri uko aha ngaho ugira utya bikanga, aho bizinesi ukora zigahomba ugasenga Imana, ukibaza n'Imana yarakwibagiwe. Imana iyo icecetse nigeze kubibwirizaho, guceceka kw'Imana n'imvugo ubwabyo, haleluya. Guceceka kw'Imana ubwabyo n'imvugo. Aho hantu aho ngaho ubona ntajwi wumva, aho ubona byakumereye nabi, ubona ubuzima bimeze nabi, aho ubona no kujya kugira icyo wagira no kubaho ubuzima bwakugoye, no kubona icyo urya ari ikibazo, cecekera aho hantu usenga Imana, haleluya. Iyo futa ikinyendaro kigeze itobu gisenga Imana, cyitoreza itobu kurwana, Imana imuhera kumukiza no kumugira uwo ari we mu buryo bw'intambara. Imana izagukiza ikwigisha ikintu kizanyuramo kikagukiza. Uwo mugabo yamutoje kuba umunyentambara no kurwana. Araza abohoza igihugu cya Isirayeli, yirukana abamoni, arabarasa rwose arabirukana. Arangije agirwa umucamanza w'Isirayeli. Icyo gihe abacamanza nibo yararwa Isirayeli nk'igihe nk'abami. Imana yacu ishimwe, haleluya. Ndavuga Imana ivana ahantu, cyangwa Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka y'ikinyendaro wese na nyoko barashakanye, barakoye nyoko, ukaba warashatswe, barashakanye neza, ukavuka mu buryo bwiza, urihebeshwa n'iki n'Imana yaributse ikinyendaro ikagihindura amateka kikaba umucamanza w'Abisirayeli. Wowe n'iki kiguteye ubwoba? Haleluya. Niba baramwinya umurimo wahavuka bakamwima ku masambu y'iwabo, Imana ikamuha igihugu cya Isirayeli cyose ari ikinyendaro, ufite ubuhe bwoba? Komeza usenga Imana, komeza ugendere mu nzira y'Imana ukiranuka, ibindi byose biyiharira. Imana ihindura amateka idakurikije amashuri, ntikurikiza uburanga, haleluya. Dawidi bene se bamurushaga uburanga, bari baratwoje, bari abasirikare bazi kurwana. Dawidi wari mu ishyamba baramwibagiwe iyo ngiyo. Imana yibuka Dawidi, haleluya, akiza igihugu cya Isirayeli. Dawidi wibuka amateka ye, niwe wishe Goliyati wari wananiza abasirikare bose n'umwami yahamutse Sawuli. Dawidi niwe hanguye Goliyati. Aravuga ngo niba uriya ari umufilisitiya utakebwe yakanga ate abana b'Imana? Ngo arapfa nk'imwe mu madubu n'intare nicaga mu ishyamba zije gufata intama za data, haleluya. Kandi niko byasohoye. Imana yacu ishimwe, ari Imana ihindura amateka. Ndagira umbwira ikindi kintu, Imana ihindura amateka ari uko yabaye. Imana izahindura amateka yawe y'ubukene no gukubitika ari uko byakugezeho. Ntabwo Imana ishobora guhindura ibintu bitabaye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu unyuramo n'ubuhamya kugira ngo uzagire icyo uvuga nyuma y'aho Imana yakwibutse, uzagira icyo ubwira abantu. Erega igihe kirageze kuvuga Imana ya Dawidi gusa, tukavuga Imana ya Dawidi, Imana ya Mose. Hari igihe kigeze ngo uvuge Imana yawe. Imana rero ibyo unyuramo yarabyemeye. Yaremeye ko kubitika warize, yaremeye ko bakuvuga uko bishakiye, yaremeye ko abantu bagusebya, yaremeye ko utagaciro kandi ntacyo wakoze gigusebya. Ibyo ngibyo Imana igibyemera kugira ngo Imana nihindura amateka yawe bizamenyekane ngo hari Imana wamenye. Iyo ndwara warwaye kanseri bikananirana, ibyo bintu byo gukubitika bimeze ukundi kuntu, ibyo Imana yarabyemeye. Wowe senga Imana, utegereze gukora ku Imana, ko Imana niserukira hindura amateka yawe. Nihindura amateka yawe biramenyekana kandi bizamamara. Uzavuga Imana abantu batega amatwi, kuko uzavuga Imana wiboneye n'amaso yawe. Uzavuga Imana yakuvanye ahantu wafatika ukababwira uko byagenda. Uzavuga Imana uvuga aho wanyuranye nayo, haleluya. Ibyo ngibyo rero komereza ahantu uri, wihanganira aho hantu. Intwari zose mu ijambo ry'Imana zizwi muri Bibiliya hari aho zanyuze, hari ibyo zanyuzemo. Imana yacu ishimwe. Hari ahantu byagenze, hari uko byagenze, haleluya. Imana nishimwe cyane, haleluya. Dawidi, Imana yacu ishimwe, Dawidi aba umwami w'Abisirayeli. Dawidi amateka ye aba amateka nayo umunsi tukivuga. Dawidi Imana yemeye ko na Kristo Yesu aba yaranyujije umuryango wa Dawidi, haleluya. Rero iyi Imana ivana igashyira ahandi, iyi Imana ihindura amateka, niyo Mana tuzakomeza kuguma imbere, haleluya. Amashuri yawe, ubwenge bwawe, kuba uri umuhanga mu bintu runaka, nta hantu byakumarira, ntaho byakuvana ngo bigushyira ahandi. Imana yonyine niyo yahindura amateka. Amashuri yagupfana ubusa, ubunyangamugayo bwawe gupfana ubusa, ubwenge bwakavukire, sinzi n'ibindi bintu by'ibyubahiro waba ufite wigenda wibaza ko hari icyo byago, ntacyo byakumarira, haleluya. Witeka Imana niyo yonyine yabasha guhindura amateka yawe, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Kandi umbabarire wumva iyo Mana yakoze ibyo bintu, yuko yakora n'ibindi. Iyo Mana wumva ko isa nkaho yarambuye yaheze, ntabwo yaheze. Imana irahari. Imana yumva ko isa nkaho yacecetse, iri hafi yawe, ntabwo yacecetse. Imana iragutabara. Senga Imana. Numara gusenga Imana, iyo ndwara yananiranye ndiho nkubwiriza ubu ngubu abaganga bavuze ngo uzarwara upfe, ibasha gukira rwose wizeye muri aka kanya.
ibyo bintu bikunyuramo bibasha kurangira. Imana niyo yonyine ihindura amateka y'umuntu. Umwana w'umuntu nta kintu yakora na kimwe kugira ngo guhindura amateka. Imana niyo yimika ikimukura, niyo imanura ikazamura. Nta muntu wundi ku isi ufite ubwo bubasha. Umuntu wabyaye n'umugore nta kintu yahindura. Ibyo ahindura muri aka kanya ni ibintu by'igihe gitoya, kuko hari ibyo atabasha kugira icyo akoraho. Reka dusenga Imana kandi twubaha Imana. Guma kuri iyo Mana niba warayimenye. Niba utarayimenya, shaka iyo Mana, uyishake ukizwa neza, uyishake udashushanya, uyishake waravuye mu byaha, uyishake utagira ishyari, uyishake utagira ubugome, ushaka iyo Mana udafite ibindi bintu ugendaho, ushaka iyo Mana utagira inzika, ushaka iyo Mana utagira ibintu utangira kugira aho urwara mu mutwe nawe ushaka utagira n'uwifuriza nawe. Shaka Imana. Shaka Imana. Shaka Imana. Numara gushaka Imana, Imana izahindura imibereho yawe. Imana izahindura amateka yawe. Ariko Imana ihindura amateka yabaye. Imana ikiza uwarwaye. Imana izamurwa kubiswe hasi agakandagirwa akibagirwa agasuzugurwa. Niyo mpamvu bagusuzugura ari akagusunikira kuwiteka Imana kugira ngo Imana yawe niseruka bazamenye ko ufite Imana. Imana yacu imwe, reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe tugushima. Mwami, ndasenze ku bantu bakurikira ijambo. Niba hari umuntu urwaye indwara bamubwiye ko izamwica, bakamubwira ngo kanseri ntigikira, ngo diabete ntabwo ikira, ngo ibyo ngibyo urwaye ugomba kuzapfa, abo ni abahanga bize. Ariko hari umuganga w'abaganga ariwe Kristo Yesu. Ndasenze ngo uwo muntu wese namara kureba ubutumwa akire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenze Mwami Imana ngo niba hari umuntu ukubitika umerewe mu buzima nk'ubwa Yefuta w'umunyegaliyadi, cyangwa se wibagiranye nka Dawidi wari waribagiranye ari mu ntama, muri aka kanya witeka Mana igira neza, umwe gukomera Mwami, umugirire neza, umuhindurire amateka kugira ngo nawe azabone icyo avuga mu gihe kizaza, cyangwa mu gihe gikomeye cyane azagira abazahagarara imbere bamenye ko ari Imana igira neza, bamenye ko ari Imana ihindura amateka, bamenye ko ari Imana ivana ahandi igashyira ahandi, ariyo yonyine ifite imbaraga zihindura amateka y'umuntu. Urakoze ko kugira neza Mwana, kandi uri Imana yumva gusenga. Urakoze kubyo ugiye gukora kuri iri jambo, urakoze kuba ugiye kubohora, urakoze kuba yagakiza kubwira ijambo, urakoze ko abantu ugiye kugirira neza ugahindura amateka yabo kubwira ijambo, kandi uri Imana yumva gusenga. Urakoze ku bwa byose mbisenze nize mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Amen.